impamvu ya mbere ntabyemeraniye. Ese ni gute umugore Imana itakubwiye ko ari uwa mu gifiyansanya muri abafiyansaye? Mu byaye ubwa mbere Imana ntikubwiye ko umugore atari uwawe. Icy'ingenzi ni uko mwabanye, umuntu mwarangije guhuza amaraso, mwarangije kuvanga amaraso, uwo muntu bujya byanga byakunze aba ari umugabo wawe, aba ari umugore wawe. Rero umuhanuzi waza kubyitambikamo akavuga ngo umugore ngo Imana avuze ngo si uwawe, ngo ntazibana zidakomanya iki amahembe. Kandi kuba zakomanya amahembe, kuba utuntu nk'utwe kwabaho mu rugo, ntabwo bivuze ko umugore atari uwawe, ntabwo bivuze ko umugabo atari uwawe. Ahubwo hari ibintu tuba tugomba kugenzura. Impamvu ikindi kintu cya kabiri nashyiraho, kandi abagore benshi baroroshye. Umugore bujya kumushushanya biroroshye, umugore kumuyobya bujya biroroshye, kuko ibyo yumvisha ahita yumva ko ari iki, yumva ko ari ukuri, akumva ko ari Imana ivuze. Ariko reka mbabwire, ibyo simbyemera. Rero nagira inama nk'uyu muhanuzi, mbere yuko buriya, reka nkubwire nshuti y'Imana, niba hari ikintu cyo kwitonderwa kandi gikomeye uri umuhanuzi, ni ukwitondera urugo rw'umugore n'umugabo, urugo rwubatswe. Kuko icyambere n'urusenya, Imana izakubaza urwo rugo wasenye. Ibibazo tuzabicamo, intambara tuzicemo, amakuba tuyacemo, ariko ibyo byose ntabwo bigomba kudutandukanya n'urukundo rwande rwa Kristo. Ugasenga utamuhamagara ufite. Uyu munsi rero ngo mbasabira iteka kugira ngo Imana ibahe umwuka w'iki, w'ubwenge no guhishurirwa, kugira ngo bitume murushaho kugira ute, kuyimenya. Ntabwo wakorera Imana utarayimenya, ntabwo wagendana n'Imana utaramenya niba ari iguhamagara. Ibyagatuma tumwara birahari, ariko nubwo biba bihari, iyo ariyo yaguhamagaye ikurinda guseba ndetse no kumwara. Ugera no kuri finale ubona isoni zagukoze, ariko Uwiteka akitamura akavuga ngo uriya ni umwana wanjye. Biriya bintu icyambere ntabwo mbyemera. Impamvu ya mbere ntabyemeraniye, ese ni gute umugore Imana itakubwiye ko ari uwa mu gifiyansanya muri abafiyansaye? Mu byaye ubwa mbere Imana ntikubwiye ko umugore atari uwawe. Ubyaye bwa kabiri Imana ntigutumye ko umugore atari uwawe. Ni gute Imana yakora ikosa ryo kukubwira ko umuntu mubyaranye kane ngo umugore si uwawe? Ahubwo hariya haba hari irari ry'ibintu, cyangwa se irindi irari ry'ibindi bintu bihagazemo. Kuko hari igihe umuhanuzi abarana akaba ati ninahanura neza, kandi asanzwe nzi ko ndi umuhanuzi, arabona ko ntagihanura navangiwe. Ariko buriya ngewe Muremyi TV turi kumwe kuri cano, ntabwo mbyemera, kuko ikintu nemera ni kimwe. Naho mwaba mwarahuriye mu miheno, naho mwaba mwarahuriye he na he, icy'ingenzi ni uko mwabanye. Umuntu mwarangije guhuza amaraso, mwarangije kuvanga amaraso, uwo muntu bujya byanga byakunze aba ari umugabo wawe, aba ari umugore wawe. Rero umuhanuzi waza kubyitambikamo akavuga ngo umugore ngo Imana avuze ngo si uwawe, nawe ubahanura ibo bagombye kubigiramo ubwenge. Ukabaza, ese ibi bintu bamanuriye ni iby'ukuri? Rero tugeze ahantu abantu bavangavanga, kandi akaguhanurira ahantu mu mifefeko hirya, akakubwira akatero kugira ngo nawe tubyumva. Kandi ikindi buriya Umuremyi, umuhanuzi uguhanura abafite ibimenyetso byose, barabagiriye iyerekwa. Kubwira ukuntu mwashwanye, kakubwira ukuntu umaze iminsi mutongana, kubwira ibyo mumazemo iminsi, wabigenzura koko ugasanga ari utuntu mumazemo iminsi, ugasanga hari imirabyo iri gukubita, hari inkuba ziri gukubita. Noneho umuhanuzi yahita guhanura ati uwo mugabo si uwawe, ibimenyetso nibi mumaze iminsi mutavugana. Uri umugore ugahita wumva koko ko atari iki, atari ibyo. Ariko reka mbabwire, Umunyarwanda nawe wigeze aca umugani ngo ntazibana zidakomanya iki amahembe. Kandi kuba zakomanya amahembe, kuba utuntu nk'utwe kwabaho mu rugo, ntabwo bivuze ko umugore atari uwawe, ntabwo bivuze ko umugabo atari uwawe. Ahubwo hari ibintu tuba tugomba kugenzura. Impamvu ikindi kintu cya kabiri nashyiraho, buriya mu buzima bwose abantu turimo twakagombye gusenga. Pawulo yigeze avuga ngo nzajya nsenga, ariko nsengesha umwuka w'iki, w'ubwenge.
ninaririmba ndirimbishije umwuka w'iki w'ubwenge. Ibintu byose turimo twumva muri iyi minsi ntabwo wakagombye guhita ubigenderaho, ahubwo wakagombye gusenga ukabaza Imana ngo eske ibi bintu bambwiye koko ni ukuri. None kubera ubuyobe duhagazemo n'ubujije abantu turimo, araguhanurira ngo umugabo so agahita ubifatira mu kirere ukumva ko ari uko. Kandi abagore benshi baroroshye, umugore bujya kumushushanya biroroshye, umugore kumuyobya bujya biroroshye, kuko ibyo yumvisha ahita yumva ko ari iki, yumva ko ari ukuri, akumva ko ari Imana ivuze. Ariko reka mbabwire ibyo simbyemera. Ubushize ngewe reka ngo urugero gutoya, nigeze njya kubwiriza ahantu ngiye kubwiriza ahantu, nari nambaye impeta, n'ubundi sinjya nkuramo impeta yanjye. Noneho kubera ko nayibonye bigoye, njye nakoze ubukwe bugoye Muremyi, nabonye umugore bigoye, byo bitoroshye, n'ubuhamya burebure, abantu bazi ko ntazashaka, kandi nari mpfuye n'ubuzima narimo ntibwanyemeraga ko nanashaka. Noneho rero igihe kimwe njya kubwiriza ahantu, narakoze ubukwe nuko ndicara. Noneho nicaye, ikintu cyanteye ubwoba, nasanze ko muri ibi byumba tubivangirirwamo kandi duhuriramo n'ibindi bikomeye, nuko nicaye muri icyo cyumba nk'umushyitsi, nicara muri icyo cyumba nk'umuvugabutumwa. Ikintu cyambaho kirakomeye. Umuhanuzi w'umukobwa rwose yarahanuraga pe, yarahanuraga. Abaraje arirukanka ngo aho nanu nari nicaye ku ruhimbi, abantu yatumva uko Imana ivuganye nawe, Imana izakugira neza, Imana izagukora ibi n'ibi, Imana izagira ibi n'ibi. Ariko arangije, uzi ikintu cyabayeho, arangije arambwira ngo dore nzagukorera ubukwe bwiza, nkwambitse ikote ryiza, ngo haye umugore mwiza. Kandi abimpanurira, njye mfite umugore nabyaye, mfite abana 3, n'impeta nayambaye, niba yarayibonye ntabwo mbizi. Ariko ndacecekera base, umuntu wari wanumiye wari uri aho ngaho yaransuraga mu rugo iwanjye yarahaze, agira ikibazo. Rangije arambwira ati se uyu muntu tumukubite tubigenze gute? Mwihorere. Arangije nibwo namubwiye nse n'abantu inshuti y'Imana, ko manuriye ko Imana impaye umugore kandi mfite urugo nubatse, ibyo mbwiye. Uzi ikintu yese ambwira ngo ibyo ntibikureba, ngo icyangombwa nuko Imana ivuganye nanjye ko imbwiye ko iguhaye iki, iguhaye urugo. Muri make icyo nakubwira cyo nuko habayeho gusenga no kubana n'Imana, ariko ivangirwa rirabaho. Niyo mpamvu tugomba gusenga ukabaza Imana, eske ibi bintu bambwiye ni ukuri bivuye ku Mana? Kuko benshi barabeshwa pe. Ariko njyewe Mana uzagwanura ngo umugore si uwawe, ngo umugabo si uwawe, njye ntabwo mbyemera. None se wowe ubwawe nk'umuhanuzi, ubundi wagira inama ki abahanuzi? Inama nabagira, mbere y'uko uhanurira umuntu, banza ugenzure ubaze Imana neza, ugira ibimenyetso bifatika byuko iby'Imana ikubwiye koko ari ukuri. Erega reka nkubwire, abahanuzi ba kera iyo yajyaga guhanura yahanuraga ariko afite ibimenyetso bikwiriye, ku buryo aragenda akaba azi neza ko ari Imana ivuze, akaba afite ikimenyetso kimwe. Duhere ku mugabo witwa Gideyoni, Imana imaze kumutumaho yasabye ibimenyetso, ati niba ari wowe uvuze ibi n'ibi nibibeho. Rero ikibazo n'ugwana ariko nta makuru uramenya, n'ugwana ariko ibintu utarabikura neza ngo banze ugenzure, kuko hari ingo nyinshi zimaze gusenywa kandi zigasenywa ari uburiganya bwa Satani bakoreye mu bahanuzi. Rero nagira inama nk'uyu muhanuzi, mbere y'uko buriya, reka nkubwire inshuti y'Imana, niba hari ikintu cyo kwitonderwa kandi gikomeye uri umuhanuzi, ni ukwitondera urugo rw'umugore n'umugabo, urugo rwubatswe. Kuko icyambere n'urusenya, Imana izakubaza urwo rugo wasenye, izakubaza urwo rugo wasenye. Ibaza urugo usenye uvuze ngo ni izina ry'Imana rivuze, n'Imana bivuze. Umugore arandagaye, abana barandagaye, umugabo urugo bararusenya, kandi bitari mu mugambi w'Imana. Urumva ayo marira y'abo bana, urumva amarira y'urwo rugo uzagenza, ese ku Mana aho uzabazwa gute? Reba abahanuzi nabagira inama, mujye mwitondera guhanura ibintu byose mubonye, mubanze mugenzure, ubanze ubaze Imana, ibi ni wowe ubivuze cyangwa ntabwo ari wowe ubivuze? Kuko abahanuzi benshi basenya ibintu byinshi, kandi akabikora kubera inyungu ze n'ibyo agambiriye n'ibiri mu mutima wiwe. Kuko icyambere hari igihe ahanura uwo muntu yamukunze, akavuga ati byanga byakunze, afite amafaranga, umugore nimuhanurira neza aranyikubitira ku mafaranga, ejo n'ubundi twanawura tukikorera n'ibindi. Rero abihanura
hari ibintu yarangije kumenya. Kandi icya kabiri si uko mpakanye ko abahanuzi b'Imana badahari. Hari n'abahanuzi b'Imana bahari bahanura iby'ukuri kandi bikwiriye, ariko bisaba iki? Ubwenge bw'Imana no guhishurirwa no kumenya mu buryo budasanzwe. Amen. Amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Imana ni guhumugisha. Reka dusenge noneho tugiye mu ijambo. N'ubundi ijambo ni ry'ubuhanuzi. Burya iyo umuntu ahanuriye no mu ijambo, burya ubuhanuzi butavangiye ni Bibiliya. Reka dusenge Imana, dusengere. Mana Nyiringabo, mu izina rya Yesu turagushimiye iki gitondo cy'umugisha uduhaye. Ni igitondo kidasanzwe kandi ni igitondo kitazahoraho ukundi. Ni wowe Mana iriho kandi Imana yahozeho. Umugambi wa mwiza nugaragare kandi neza yawe iboneke mu ruhande rwacu, kugira ngo ijambo rya ritwubake kandi umucyo wawe uduhagarareho. Ijambo rya tugiye kumva rishinga imizi mu mitima yacu. Icyubahiro ni kibi cyawe, mu izina rya Yesu. Amen. Ndabashuje mwese abari kunyumva, abari ku mpera z'isi yose, abari i Burayi, abari muri Amerika, abari muri Afurika, abari mu Rwanda. Turabashuhuje. Imana y'amahoro nibaha umugisha uyu munsi mu izina rya Yesu. Abaduteze amatwi batwumva ku bw'ijambo ry'Imana, hanyuma rwose turabanezere, tubahaye ikaze kuri iyi cano. Hanyuma ukuboko kwiza kw'Imana ni kugaragare muri uyu mwanya. Ku icano Umuremyi TV rwose tubahaye ikaze, kandi Imana y'amahoro irushaho gukomeza ibaha umugisha ukwiriye. Hanyuma iki gitondo rero mbazaniye ijambo tugiye kuganiraho, ariko cyane cyane nifuza ko dusaba Imana ikaduha umutima w'ubwenge kandi tukamenya uko twitwara mu bihe nk'ibi ngibi. Nusenga ujye usengana umutima w'ubwenge, kandi nunaririmba uririmbane ubwenge, uririmbanishe ubwenge, kuko nta kindi gikwiriye kandi nta kindi gikwiriye gukomera uretse kubaho wumva ko uri kumwe n'Imana. Rero icyo nicyo cy'ingenzi nababwira. Rero Yesu abaho umugisha. Imana ihabwe icyubahiro kandi imbaraga z'Imana zikomeze zigaragare. Hanyuma ijambo ngira ngo dusome riri mu gitabo cy'Abefeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Turasoma igice cya mbere n'amagambo menshi, ariko ngira ngo tuze gukuramo ijambo rimwe dusengeremo. Reka dusabe Umuremyi TV adusomere ari ijambo igitabo cy'Abefeso igice cya mbere rero ku murongo wa 15. Tugende turiganiraho gatoya, arajya agenda asoma yitonze, tugende tuganiraho gato kugira ngo iri jambo turyumve neza, kandi wo nkurikirana uryumve neza, wumva uburyo Pawulo yanditse amagambo y'ubwenge kandi amagambo akomeye cyane. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Dusome n'inshuti y'Imana. Nicyo gituma maze kumva uburyo mwizera Umwami Yesu, mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo Data wa twese w'icyubahiro, ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya. Ako kantu gasubiremo, ibaha umwuka, reka mubwire, ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya. Ako kantu niko nari nshaka. Yego, komeza hepfo. Amaso y'imitima yanyu ahwezwe, abone uko ahwezwa, mumenye ibyo mwiringirizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ibyiza bw'ibyo azaraga bera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero. Nashaka rekerera aho ngaho. Amen. Bakozi b'Imana, bene data, inshuti z'umusaraba, iri jambo ririmo amagambo y'ubwenge kandi Pawulo yayavugaga nk'umunyabwenge abwira iri torero cyangwa se abwira abantu b'Imana, kuko yabonaga ko ari igihe kigoye kandi akabona ari igihe kitoroshye.
uyu mwanya nubwo turi mu bihe by'ibi byo gusenga, ariko turakeneye guhura n'Imana, ugasenga uzi Imana usenga, ugasenga uzi Imana ubana nayo, ugasenga uzi Imana ikorana nawe. Kuko Pawulo ngo ageze muri iri torero ngo yaragitegereje, areba uburyo bakora, areba uburyo bitwara, areba uburyo bakora, asanga neza aba bantu bahagaze mu mwanya ukwiriye. Nibwo ngo yatangiye abashimira, atangiye kubashimira, arabashimira uburyo bizeye umwami Yesu, abashimira uburyo babana n'Imana, abashimira uburyo bakunda abera. Ngo iri torero ryakundaga abera, ngo kandi iri torero ryari rifite kwizera no gusenga nubwo bagiye baca mu bihe by'intambara. Reka mbatangarize abantu b'Imana, ibibazo tuzabicamo, intambara tuzicemo, amakuba tuyacemo, ariko ibyo byose ntabwo bigomba kudutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Rero ijambo yavuze ngo abashimira uburyo bakunda Imana n'uburyo bagira kwizera, abashimira uburyo ngo bakunda abera b'Imana. Uyu mwanya wa none nimwongere mugire igihe cyo gukunda Yesu, mugire n'igihe cyo kongera kubana nayo. Mana rero itugire neza. Aravuga ngo mbashimira uburyo mubana n'abera bose, mbashimira uburyo mwizera umwami Yesu. Avuga ijambo rikomeye ngira ngo dutindeho. Twasomye ngo aravuga ngo abasengera uko bwije nuko bukeye, abasabira imbaraga, abasabira no kubana na Yesu neza. None avuze ijambo rikomeye ngo abasabira ngo kugira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge, ngibaye no kuhishurirwa, ngo bitume babasha kugira ute kuyimenya. Reka mbatangarize, hari igihe abantu bose bavuga ko bamenye Imana, bakavuga ko bagendana nayo, ariko batarigera bayimenya. Aravuga ngo mbasabira iteka kugira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge. Aleluya. Umwuka w'ubwenge, umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bituma abantu tubana n'Imana tugize ute tuyimenye. Hari igihe kimwe ngo Imana yigeze hamagara umugabo witwa Samweli, ngo Samweli yahamagara akajya kwitaba Eli, ngo akitaba ati naje kwitaba kuko wampamagaye. Yarangiza kumwitaba akamubwira ati singuhamagaye, subirayo wongere uryame. Ngo aze ubwa kabiri araryama, yongera iryo jwi riramuhamagara. Uyu mwanya ngo asubiyeyo, ngo Eli aramubwira ati mwana wanjye singuhamagaye, subira kuryama, n'iryo jwi niriguhamagara uribwire ngo vugana n'umugaragu wawe kuko nguteze amatwi. Yari atarakamenya Imana imuhamagara, yari atarakamenya ko ari Uwiteka umuhamagara. Uyu mwanya menzu umenye ese koko ni Imana yaguhamagaye. Birashoboka ko wasenga, birashoboka ko wa mu rusengero, birashoboka ko wamara igihe ariko utaramenya yaguhamagaye, ugasenga utamuhamagara ufite. Uyu munsi rero ngo mbasabira iteka kugira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge no guhishura, kugira ngo bitume murushaho kugira ute kuyimenya. Ntabwo wakorera Imana utarayimenya, ntabwo wagendana n'Imana utaramenya niba ari iguhamagara. Ese koko umwuka w'ubwenge urawufite? Guhishurirwa n'Imana urabifite ngo umenye iguhamagara iyo ariyo? Mwifurije uyu mwanya usaba umwuka w'ubwenge no guhishurirwa ayo magambo uko ari atatu, kugira ngo Imana igendere mutima wawe, umenye neza iyo gukorera niba ariyo koko. Ese koko niyo yaguhamagaye? Ese umwuka w'ubwenge urawufite bituma uyimenya? Pawulo abwira aba bana aya magambo, haba ngo birakwiriye yuko musaba umwuka wo guhishurirwa. Uyu munsi wa none abantu muri gusenga, abantu turi kubwiriza, abantu dusengana tugendana n'Imana, mureka dusaba Imana iduha umwuka wo guhishurirwa no kuyimenya. Kuko itarayimenya ugenda mu kigare, ariko iyo wamaze kuyimenya ugenda nk'umuntu uhamagawe n'Imana. Erega bene data turi kumwe, mbabwire ko abantu bose muri iyi minsi bafite uko bitwara, bafite uko bagenda, bafite uko bayoborwa, ariko umuntu uhamagawe n'Imana, wahishuriwe n'Imana, akamenya ko ariyo yamuhamagaye, nabwo agira uburyo yitwara.
yitwara, agira uburyo agendamo, agira uburyo avugamo, agira uburyo agira imbuto zikwiriye ku kazi neza kari Imana yagize ute yamuhamagaye. Uyu mwanya wa none, uyu mwanya nkwifurije wo nyumva, nkwifurije wo neza amatwi, bwira Imana ngo iguhe umwuka w'ubwenge, iguhe umwuka wo guhishurirwa, bituma ubasha kuyimenya neza uko bikwiye ute bikwiriye. Imana itugire neza. Abantu barasenga ariko ntibaramenya, ntibarakabona umwuka w'ubwenge. Niyo mpamvu usanga kenshi umuntu agenda ahubagurika mu byo avuga, akagenda akavuga ibidakwiriye kubera ko nta guhishurirwa ngo agire umwuka w'ubwenge muri we. Ariko uyu mwanya wifurije umwuka w'ubwenge. Mu gusenga saba umwuka w'ubwenge, mu guhanura saba umwuka w'ubwenge, mu gukorana n'Imana saba umwuka w'ubwenge, kuko Imana ikeneye ko umwanya nk'uyu ngo igihe nk'iki ngiki ugendana n'umwuka wo guhishurirwa, kandi bigagendana no kumenya, kugira ngo bitume urushaho kuyimenya neza uko bikwiriye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Amen. Musabiye umwuka w'ubwenge kandi musabiye umwuka wo guhishurirwa, kugira ngo bitume urushaho kumenya Imana neza. Iyo wayimenye umenya ko ariyo yaguhamagaye, iyo wayimenye ugendana umwuka w'ubwenge. Kandi ikintu namaze kubona, Uwiteka wenyine ari kumwe nawe akurinda kumwara, akurinda guseba, kuko ariyo yaguhamagaye. Iyo uri kumwe na Yesu akurinda ikimwaro. Reka nshuti y'Imana mbabwire, ibyagatuma tumwara birahari, ariko nubwo biba bihari, iyo ariyo yaguhamagaye ikurinda guseba ndetse no kumwara. Ugera no kuri finale ubona isoni zagukoze, ariko Uwiteka akitamura akavuga ngo uriya ni umwana wanjye, uriya ni umukozi wanjye. Rero nababwiraga ngo uyu mwanya guhaye amagambo atatu. Icyambere umwuka wo guhishurirwa, umwuka w'ubwenge. Uwa gatatu umwuka utuma ugira ute uyimenye, amaso yawe ayimenye, ahweza ayimenye, umenye ko ari Imana. Kandi aravuze ngo mumenye n'ibyiza yiringiza by'abiringiza izaraga bera. Erega mbabwira, hano imbere hari iby'Imana izahereza bera, hari ibyizahabera bakiranutse kandi bakoranye nayo, kugira ngo bamenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo ziri muri we. Imana itugire neza. Iri jambo ngero urisome neza uryumva, ariko nari nkuzanisha muri vango Imana igomka wo guhishurirwa no kuyimenya, kugira ngo birusheho gutuma uyimenya neza. Wowe unyumva rero, iryo jambo niryo nari nkuzaniye. Menya Imana, umenye niba ariyo yaguhamagaye, umenye niba ariyo yagutoranije, umenye ko ariyo ugendana nayo. Imana itugire neza. Murakoze rero, reka mwebwe munyumvishe iri jambo rikubake, kandi reka dufatanye dusenge. Ubwire Imana ngo nanjye ngukeneyeho umwuka w'ubwenge, ngukeneyeho guhishurirwa, kugira ngo bitume ndushaho kukumenya birenze. Mana, mu izina rya Yesu, nsengeye uyu mukobwa unyumvishe, nsengeye uyu mugabo unyumvishe, nsengeye uyu mubyeyi unyumvishe, kugira ngo umwuka w'ubwenge no guhishurirwa no kumenya. Kuko niyagenda azi neza ko ari umuhishuriye, niyagenda azi neza ko muri kumwe, bizamutera kugenda neza no kwitwara neza. Rero musabiye umwuka w'ubwenge unyumvishe, musabiye umwuka wo guhishurirwa, musabiye kuyimenya birushijeho, kuko uyu munsi wa none bantu benshi barimo basenga ariko bataramenya iyo bahamagaye yari. Urakoze kuri Imana, nubagire neza kandi ubiteho. Urakoze kubyumvishe, byatse Imana mu izina rya Yesu. Amen. Ciao ciao. Turi kumwe, Yesu abaho umugisha. Urakoze cyane mukozi w'Imana, iguhe umugisha. Kandi nukuri ukoze kutubwira ijambo ryiza ry'ubwenge nkuko ubitubwiye. Reka tugusabe, hari umuntu uba wagukenera cyangwa ashaka kuguhamagara. Hari benshi cyane batubaza abanimero y'abahanuzi cyangwa abavuga ubutumwa. Birashoboka ko wenda iyo nimero wayiduha kugira ngo bazakubone byoroshye. Murakoze cyane. Ushaka kutuvugisha, ushaka kutugira inama, nta kibazo rwose. Nomero ni 782426817. Wayihamagaraho kuri WhatsApp, wayandikaho, nta kibazo rwose, tukaganira ku byubaka umurimo w'Imana n'ibyahembura ubugingo bwacu. Yesu abaho umugisha mwinshi. Amen. Murakoze cyane abadukurikira, namwe mwese mwakande subscribe na like, comment byose. Ngaho mudukurikiye ku Muremyi TV kuri Tuyisenge Official.
mukande subscribe kugira ngo tujye tubana muri ibyo biganiro, mubone ibiganiro by'ako kanya niba mudukunda. Imana rero ibahe umugisha aho muri hose, aho mutuye hose, muhahe muronke, kandi Imana ibashyigikire mu izina rya Yesu Kristo. Ibiganiro rero nakagaruka, reka tubasezereho naho ubutaha. Imana ibakomeze. Bye bye.